Yesirika nongire ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho yose mu cyetrukanye by'isi twifurije kugira amahirwe n'imishanse ibyo ukora byose bigene neza tariki gatanu nkuko ubyifuza. Abirumvikana turi ku masaha y'igitondo turi ku munsi wo kuwa kabiri itariki ni ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanya mu nyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashyana none nakomishigenda agarukwaho ni bitangaza amakuru binyuranye by'umwihariko ni mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda namakuru none nakomishigenda yerekerana n'ibikomishikenda bira ku butaka bw'ikigo cya Kongo aho ibintu n'ubundi byakomishikenda abizamba mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko ni mu ntara ya Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo yewe mu mujyi wa Bukavu nago ibintu bizindutse bimeze neza dore ko hazindukiye imirwano ikomeye cyane hagati y'imande zombi zihanganye ni mu kandi turaza kurebera hamwe byinshi komishikenda abigarukaho kubyerekeranye n'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko ni hariya ku kiwa cy'indege cya Bujumbura dore ko hari byinshi biramutse bihavugwa ni mu kandi turaza kurebera hamwe ibyerekeranye n'ubugambanyi bukomeye cyane uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye kwa n'ubundi akorera igihugu cy'u Rwanda ni mu nama ya Human Rights Watch kugeza amagingo yaje kuba noneho yongera kuba iterana uwitwa Tshisekedi akongera kuba aharabika u Rwanda mu buryo bukomeye cyane yewe yanaje kuba atangaza ko ibikomishikenda abibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ngo byose bikomishikenda abiterwa ngo ntamarozi y'igihugu cy'u Rwanda akaba ariyo akomishikenda atuma by'umwihariko abarwanyi bo mu mutwe wa waza bakomishikenda by'umwihariko basubiranamo n'ingabo z'igihugu cy'abari basanzwe bakorana umunsi ku munsi ko guje ndetse nuko bukeye arizo FRDC. Si ibyo gusa kandi Perezida Tshisekedi akomishikenda ashinja igihugu cy'u Rwanda dore ko ibingibi abitangaje nyuma yuko hari haciyemo iminsi mike cyane yemeje ko kuzamagingo ya ahazwi nko mu karwa ka ijwi kuzamagingo ya ngo hari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo zamaze kuba zikigarurira n'ingabo zisaga 750 atangaje ko kuzamagingo arizo ziri muri aka gace gatanu kuri gatanu munyemwe tuve imuzi n'umuzingo by'ishikomishikenda abigarukaho kubyerekeranye n'impfu zitandukanye zakomishikenda azibarurwa zagaragaye hariya muri uriya mujyi wa Uvira ni ku mirwano ikomeye cyane yabaye kuri uriya munsi w'ejo hashize ndetse n'indi mirwano ikomeye cyane iharamukiye byo twikuba tubiva imuzi n'umuzingo turaza no kugenda turebera hamwe by'ishikomishikenda abigaragara mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Kivu ya ruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi aho abarwanyi b'uwitwa General Sultan Makenga baje kuba abigarurira indi imidugudu igera ku 8 yakomishikenda igarukwaho cyane ariko mu gitero bari bagabye kuri FRDC akaba ari igitero cyaje kuba n'ubundi birangira gisubijwe inyuma n'izingabo za FRDC ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura nacyo ndaza kuba nkubwira ko kizamagingo ya cyamaze kuba agifungwa turaza kurebera hamwe rero impamvu cyaje kuba gifungwa ndetse n'uruhande rwaje kuba ari gifunga dore ko hari byinshi komishikenda abigarukwaho uwitwa General Kasita kizamagingo yawe nago akiri kubarizwa hariya muri uriya mujyi wa Uvira uko kizamagingo ya ari warasanzwe ari kubarizwa ndetse ibinagaragara ko rero abarwanyi bawaza bakomishikenda by'umwihariko bamuhigisha uruhindi dore ko n'imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo ikaza kuba yahitana abatari bake bagera mu 10 ndetse abandi bakabasha kuba abakomereka ibi byose byaturutse kuko rero aba barwanye ngo batifuza uwitwa Kasita muri ibi bice bya Sud Kivu bitewe nuko ari gushinjwa kuba ari umunyarwanda cyangwa se akaba ari n'umunyamurenge ndetse ngakaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kuba umujyi wa Bukavu ngo waraje kuba wigarurirwa n'aba barwanyi bo muri uyu mutwe wa mama 23 bayobowe n'uwitwa General Sultan Makenga gatanu kuri gatanu munyemerere byose tubive imuzi n'umuzingo turebere hamwe byinshi komishikenda abigarukaho kubyerekeranye n'ubundi n'urugamba komishikenda rubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo ngustabangira kindi usibye kuba wanyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ahangaho muri comment nibijyanye n'amakuru n'ubundi dukomishikenda tukugeza by'umwihariko bikaba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu uherereyemo ubundi gihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nakazajya uhita kibona mu bambere ndetse kandi twazarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda atukugezaho umunsi ku munsi namaze gukanda subscribe rege nkwaye ikaze n'ubundi muri aya makuru akomishikenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye muri aya masaha y'igitondo cyo kuwa mbere tariki ni tariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka ni 2025 nkwaye ikaze.
Yesirika twese cyane nabyo gutina n'ubundi turebere hamwe aya makuru noneho ni mu buryo burambuye na makuru akomeshkenda agarukwaho ni kubyerekeranye n'ikomeshkenda bibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi byerekeranye n'umutekano politike ndetse na diplomasi aho kwiza amagingo ya ibintu bitameze neza habe na gato mu bice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo nkuko bigaragara ahazwi nka Uvira ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane ni imirwano mu by'ukuri yaturutse ku myigaragambyo karahabutaka yari yateguwe n'abarwanyi bawaza kuza amagingo rero aba barwanyi bari bateguye iyi myigaragambyo byaje kurangira harashwemo urufa rw'amasasu rwarashwe n'ingabo za FRDC kugira ngo zibashe kuba zatatanya abangaba bari mu myigaragambyo by'umwihariko binagaragara ko berekeza ku rugo rwo witwa General Kasita Olivier by'umwihariko nuherutse kuba yagirirwa icyizere na Tshisekedi amuha kuba yaba umugaba wungirije cyangwa se umuyobozi wa gisirikare wungirije uwo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko kuri bataliyo ya 33 aho rero ibingibi byaje kuba biteza ikibazo gikomeye cyane cyatumye abaza by'umwihariko bakomeskenda abagaragaza ko batishimiye kuba bakomeskenda bakorana n'uyu musirikare wagiye ushinjwa by'umwihariko n'uruhande rwawaza kukuba rero yaragambaniye izi ngabo za leta by'umwihariko ku ruhande rwo kuba abarwanyi butwa General Sultan Makenga barigaruriye umugi wa Bukavu kwiza makingo rero nyuma y'ibikorwa byabayeho haje kubaho icyerekeranye no kubara by'umwihariko abagiriye cyangwa se abahuriye n'ibibazo muri ibi bikorwa byo kurasana ku mande zombi biza kuba n'ubundi bitangazwa ko iza magingo yikomeshkenda akigaragara ari kuba abasaga 8 baba babuze ubuzima ndetse abandi basaga 20 bakabasha kuba abakromekera muri uru rugamba rwari irutoroshye sibyo gusa rero kuko n'ubundi urugamba rwakomeje no kugiza amagingo akomeshkenda humvikana ibisasu biturika nk'inguba komeshkenda byumvikana mu bice binyuranye bya hano muri Sud Kivu by'umwihariko na hariya mu mugi wa Uvira byari byanatangajwe ko bamaze kuba ugotwa cyangwa se uzengurukwa mu buryo bukomeye cyane n'inyeshyamba za General Sultan Makenga aho rero ibi byose byakomeshkenda abiteza ikibazo gikomeye cyane kwiza amagingo yabika bikomeshkenda abitangazwa ko ibintu bitakicyoroshye bitewe nuko n'ubundi kugeza amagingo ya gikomeshkenda kigaragara mu mbibi cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye bihana imbibi n'uyu mugi wa Uvira ngwibutsa ko uyu mugi wa Uvira uhana imbibi cyane cyane n'igihugu cy'u Burundi byose komeshkenda bigaragaza ko rero igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kiganirwa mu buryo bukomeye cyane ku buryo nacyo gishobora kuba n'ubundi cyakwinjira mu ntambara ni mu giro kiza amagingo amakuru komeshkenda anatugera komeshkenda yemeza ko ikibuga cy'indege cyari kikomeshkenda kifashishwa mu genda gishyizwaho intwaro zigiye zitandukanye zigomba kuba zakifashishwa muri uru rugamba rushya rugiye kuba rutangira muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo nuko iki kibuga cyo cyamaze kuba gifungwa mu gihe n'ubundi yarakomeshkenda hoherezwa ibisasu bya rutura ndetse nibyo bikomeshkenda abiraswa ibi byose kandi nkanakubwira ko leta y'Uburundi yari yakomeshkenda igaragariza abaturage bayo ko nta bikibazo giteje cy'amasasu komeshkenda ayumvikana bitewe nuko n'ubundi bari bakomeshkenda babona ko ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane ko bakagenda bahumuriza abaturage ariko hari amakuru akomeshkenda avuga ko n'ubundi ibisasu bikomeshkenda abiraswa muri bira bice bigiye bitandukanye bihana imbibi na leta y'igihugu cya Kongo by'umwihariko biri hafi y'iki kibuga cy'indege cya Bujumbura komeshkenda kifashishwa ngo kuba cyagirwa interi y'intwaro zigiye zitandukanye zigomba kwifashishwa muri uru rugamba ariko ibi byose n'ubundi komeshkenda abiteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo isa ku isa n'ubundi bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi sibyo gusa rero kuko kugeza amagingo ya hari byinshi komeshkenda abigarukwaho nubwo imirwano yo ikomeje ariko n'ubundi leta Kinshasa komeshkenda ishyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda gishinja kuba aricyo gikomeshkenda giteza ibyerekeranye n'izi ntambara dore ko ibyerekeranye n'ibyabaye ku munsi w'ejo na komeshkenda ngarukaho by'iyi mirwano yawaza ndetse na FRDC ibi byose ngo byaje kuba rero by'umwihariko byegerwa ku gihugu cy'u Rwanda aho leta y'Kinshasa mu itangazo yashyize ahagaragara yaje kuba igaragaza ko iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo ngo yaturutse ngo ku marozi ngo n'ubundi ngakomoka mu gihugu cy'u Rwanda ngo
ngo yaje kuba by'umwihariko ajya mu basirikari bahanganye ku ruhande rumwe cyangwa se bakorera muri coalition ya leta ya Kongo mu ngabo za FRDC, ngakaba ariyo rero ngo yaje kuba atuma FRDC isubiranamo n'abarwanyi bawaza, bikaza kuba n'ubundi byahitana ubuzima bwa benshi. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda abitiza ikibazo gikomeye cyane. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda rero binagaragaza ko rero bishobora ko n'ubundi byakomeje kugenda bituma igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gishyirwa mu majwi kigafatirwa ibihano, kuko kweza amagingo ya n'ubundi ibi birego Kisekedi cyangwa se Leta Kinshasa yashyize ahagaragara bije nyuma yuko n'ubundi hari hakomeje kugenda havugwa ibyerekeranye n'abasirikare basaga 750 byari bikomeje kugenda bitangazwa ko rero abangaba ngo bamaze kuba basesekara ku karwa ka ijwi, kugeza amagingo byakomeje kugenda abitangazwa ko rero ngo bamaze no kuba bakigarurira, ariko n'ubundi ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa bagatangaza ko aba bose n'ubundi bari muri gahunda zo gufatanya na Leta cyangwa se n'ababarwanyi ba General Sultan Makenga mu bikorwa byo gushakira hamwe rero uko barimbura ibice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa kiriya gihugu cyako, ndetse no kugenda ababyigarurira. 5 kuri 5 ni byinshi komeje kugenda bigarukwaho muri aya masaha y'igitondo, n'ubundi byerekeranye n'ibikomeje kugenda bihura n'uru rugamba kugeza amagingo akomeje kugenda rusakiranya izi mande zombi, ariko natwe dukomeje kugenda dukurikirana byinshi ku byerekeranye n'ibikomeje kugenda bibera muri Uvira. Gusa amakuru atubwira muri kano kanya nuko n'ubundi ibintu bitakicyoroshye, kuko n'ubundi urugamba rwo rurakomeje, impande zombi zikomeje kugenda azisubiranamo, abo kiza amagingo ari bikomeje kugenda bitangazwa ko rero abarundi bakomeje kugenda bahangana n'uyu mutwe wa General Sultan Makenga w'inyeshyamba, ndetse bakanahangana n'izi nyeshyamba nanone zawaza z'uwitwa General Yakutumba, kugira ngo zitabasha kuba zateza ikibazo gikomeye cyane, bityo bigatuma abaturage bahariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi babasha kuba bahamuka mu buryo bukomeye cyane, bitewe n'izi ntambara z'urudaca zikomeje kugenda azigaragara muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano muri Sud Kivu, by'umwihariko bihana imbibi na kiriya gihugu cy'u Burundi. 5 kuri 5 dukomeje kugenda dukurikirana rero byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu makuru hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, byo turagenda tubibagezaho uko bigenda abitugiraho. Icyo tubasaba twe nta kindi usibye kuba n'ubundi mwatwereka ko turi kumwe, mugakanda kuri subscribe, mugasiga ibitekerezo byanyu ahango muri comment n'ibijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tubagezaho, ubundi gihe cyose uzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro mukazajya mukibona mu bambere, ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, ko bwishe ndetse nuko bukeye. Nanakwibutsa ko rwose iyo wakanze subscribe aribwo buryo bwiza cyane bugufasha kuba wabona amakuru mu buryo bwose cyane kandi bwizewe, ubundi ugakora share ndetse na like kuri bagenzi bawe, ngo tujye tubana muri byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane, reka tugaruke mu yandi makuru ari buze kubagezweho mu kanya kari imbere.